Nkweretse urukundo rurambuye, nukuri naranyuzwe pe. uri umusore, uri inkumi, uri umubyeyi, uri umupapa, uri umumama. Witegura kurushinga, ese witegura kubyara cyangwa uritegura kuba wasama? Kurikira ikiganiro The Midwife Skills hamwe na Registered Midwife Fabrice Iradukunda. Stay in touch. The God of Women is Madame Child, producer of neonatal maternal death in Rwanda, family planning counselor, marital counselor, pre-marriage counselor, psychological related to the pregnancy counselor. Together again, from witness to reality. Welcome on Shanfabu Official. YouTube channel. Welcome on Shanfabu Official. Muri kumwe na Registered Midwife mu kiganiro The Midwife Skills. Nongeye kubashusuza, ndabaramutsa, mbifurije ishya n'ihirwe ku bakunzi banjye bankurikira buri munsi, ku bantu dufatanyije uru rugamba rwo kumenya ubuzima bwacu muri rusange. Iyi topic turiho muri iyi minsi ni reproductive health. Nkuko nabibabwiye, hari byinshi tuzaganira. So reproductive health cyangwa se nabyita ubuzima bw'imyororokere muri rusange. Uyu munsi nari nababwiye yuko iki kiganiro tuzibanda ku bijyanye n'ukwezi k'umugore, imihango, gusama ndetse no gutwita. Ntatinze rero, niba turakora subscribe, ndagusabye ngo aka niko kanya ngo ukore subscribe kwa Shanfabu Official. Ntatinze, nkuko mubibona iyi foto iri aho ngaho, iri bara ry'umutuku risobanura igihe cy'imihango, hanyuma iri bara ry'umuhondo rigasobanura igihe umugore aba afite amahirwe make yo kuba yasama. Ndetse iri no bara ry'icyatsi kibisi risobanura igihe cy'uburumbuke cyangwa se igihe umugore ashobora kuba yasama. Ushobora kwibaza tese ubundi ukwezi k'umugore ni iki? Ukwezi k'umugore rero ni iminsi iri hagati y'umunsi wa mbere umugore yaboneyeho imihango, amaraso asohoka mbese mu gitsina, n'umunsi wa nyuma ubanziriza imihango ikurikira. Hari abantu benshi rero bakunda kubyitiranya, bo bakabara bahereye igihe imihango ya nyuma yaziye. Oya, imihango ukwezi k'umugore kuba hagati yo umunsi wa mbere, dutangira kuba ukwezi k'umugore ku munsi wa mbere umugore yagiye mu mihango, kugeza ku munsi wa nyuma ari nawo ubanziriza imihango y'ukundi kwezi gukurikiyeho. Ibiranga ukwezi k'umugore rero ni ibingibi. Ukwezi k'umugore kugira iminsi iri hagati ya 26 ndetse na 32. Ariko abenshi mu bagabo, abenshi mu bagore nabagira ukwezi kw'iminsi 28. Ni ukuvuga ngo ukwezi kw'iminsi 28 kenshi bavuga ko ariko kuri normal cyane, kuko abenshi niko bakunda kugira. Ariko ubundi ukwezi k'umugore kuri normal kuba kuri hagati y'iminsi 26 na 32. Hari abagore bagira iminsi y'ukwezi idahindagurika, hari n'abagira iminsi ihindagurika bitewe n'imikorere y'umubiri cyangwa se imisemburo y'umubiri. Rimwe na rimwe rero bamwe ubusanga bahangayitse cyangwa se bagize uburwayi cyagiye igihe bahangayitse cyangwa bagize uburwayi, ugasanga
iminsi yabo irahindaguritse. Niba wenda wageraga ku 26 ugasanga ugeze 27 cyangwa 28. So rero ibyo ntuzabigereho ikibazo cyane, ariko bikomeje ushobora kwigana kwa muganga bakagufasha bakamenya impamvu biri guhindagurika. Ushobora gusanga ari imisemburo yawe wenda yabaye mike cyangwa se yabaye myinshi, bikaba ngombwa yuko baguha imiti yongera gutuma imisemburo yawe isubira mu murongo. Hagati y'ukwezi rero, hagati mu kwezi intangangore irahisha ikanarekurwa na kamwe mu dusaho. Icyo gihe no kuvuga ngo mu gihe cyo hagati nibwo umuntu ashobora kuba yasama. Icyo gihe rero nibwo intangangore iba yatangiye guhisha, hanyuma ikarekurwa kamwe mu dusaho tw'umugore, ko kw'imoso cyangwa kw'iburyo. Imwe niba yaje y'iburyo uku kwezi, ubutahazaza y'ibumoso. So rero mo hagati mu kwezi nibwo intangangore ibasha kurekurwa cyangwa se gusohoka. Ushobora kwibaza ati se ubundi kujya mu mihango ni iki? Kujya mu mihango rero ni igihe amaraso asohoka ava mu nda ibyara, bitewe n'uko nta sama ryigeze ribaho. Ushobora kwibaza ati se ni ibiki biranga imihango muri rusange? Kujya mu mihango bwa mbere bitangira hagati y'imyaka 12 na 14, ariko hari n'abashobora kubona imihango mbere y'icyo gihe, nko ku myaka 9, 10 se, cyangwa se nyuma nko ku myaka 16, bitewe n'imiterere y'umubiri w'umuntu runaka cyangwa se imisemburo ye. Tinyuka rero usobanuze ababyeyi bawe hakiri kare mu gihe ubonye imihango bije hakiri kare cyangwa se bikaza bitinze. Ni byiza gusobanuza ababyeyi bawe cyangwa se abarezi bawe. Tugeze kuri topic rero ivuga ngo ubundi gusama ni iki? Nkuko mubona ino foto iri aha ngaha, urabona hano hari umura. Urabona kano kantu akanga kuri kubona ni urusoro rwo mu mura. Ahangaha urabona ni ku munsi wa 6. Iyi ngiyi ni imiyoborantanga. Ahangaha uri kubona ni ihura ry'intangangore n'intangangabo. Murabona iyi ni intangangabo yahuye n'intangangore, muri kwibona intangangore, iyi ni intangangabo. Hanyuma ririya ni igi muri rusange, iyi ni intangangore. Akangaka ni agasabo k'intangangore, ni agasabo k'intangangore. Gusoma rero ni igihe intangangabo ihuye n'intangangore bikabyara urusoro nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Isama rero ribera muri umwe mu miyoborantanga y'umugore, naho gutwita bikabera muri nyababyeyi. Hari bamwe babyitiranya bakumva yuko umuntu asamira muri nyababyeyi. Oya, umuntu ntago asamira muri nyababyeyi, ahubwo asamira mu miyoborantanga y'umugore. Naho rero muri nyababyeyi niho umubyeyi atwitira. Iyo habaye imibonano mpuzabitsina rero, ibihumbi by'intangangabo zisuka mu nda ibyara y'umugore. Iyo umugabo asohoye zikazamuka mu nkondo y'umura. Iyo zigezemo zizamuka zerekeza mu miyoborantanga. Intangangabo imwe rukumbi yarushije izindi umuvuduko niyo yinjira mu ntangangore. Muri ako kanya rero umubiri w'intangangore urakomera, ntihagire indi ya kabiri ibasha kwinjiramo. Urwo rusoro rujya mu mura, umugore cyangwa umukobwa agatwita atyo. Iyo isama ryabaye, umukobwa cyangwa umugore ntiyongera kubona imihango. Biba birangiye kugeza igihe abyarira. Ariko kugira ngo abyemeze agomba kujya kwipimisha kwa muganga. Tuzareba rero nyuma yaho tuzaza kureba ese ni ibiki bishobora kunyereka ko nasamye, ni ibihe bimenyetso bishobora kumbwira ko ntwite, bikaba ngombwa ko nahita njya kwa muganga. Ni izihe ngaruka se zo gutwita ukiri muto? Gutwita ukiri muto rero bigira ingaruka nyinshi cyane. Harimo kudindira mu myigire
iyo wiga, kuko uhagarika kwiga kugira ngo ubyare. Hakabamo kwiheba, kugira ubwoba, kumva utaye agaciro, guhabwa akato, kugira ipfunwe ndetse n'ibindi. Ikindi cya gatatu hakabamo kurworwa no kubona ibibatunga wowe ndetse n'umwana wawe. Ikindi, imyanya myibarukiro yawe ishobora kwangirika. Urugero, ushobora kubyara warangiza ukagira indwara yitwa fistule cyangwa fistula, bikagusigira ubumuga cyane cyane iyo utakurikiranywe n'abaganga cyangwa iyo ubyariye mu rugo. Ushobora kandi kubyara umwana udashyitse, ufite ibiro bike, cyangwa se inda ikaguhitana ukaba wakitaba Imana. Umwana wawe rero ashobora kugira ibibazo by'imikurire, imirire mibi, ndetse n'ingaruka zo kubura uburere buturuka ku babyeyi bombi. Ugomba rero kwirinda gutera inda ukiri muto, mwana wanjye. Mwana muto ugomba kubyirinda, kuko utangira kwita ku mwana nawe ukiri muto nta bushobozi ndetse n'ubumenyi ubifitemo. Kandi ikindi, byanakuviramo gufungwa iyo wateye inda umwana uri munsi y'imyaka ingahe? 18, nk'uko mubizi. Reka rero turebe ibihinduka mu myifatire n'imyitwarire y'ingimbi ndetse n'abangavu. Ubugimbi n'ubwangavu rero burangwa n'imihindagurikire ku mubiri, mu bitekerezo no mu myitwarire. Mu bintu bihinduka rero ku muhungu no ku mukobwa muri iki gihe, harimo gushaka kwigenga no kwibanira n'urungano. Hakabamo guha agaciro gakomeye ibyo bagenzi be bavuze cyangwa se bakoze. Hakabamo gutangira kugira inshuti mudahuje igitsina. Hakabamo kwita cyane ku mubiri wawe bidasanzwe, mbega ukiyitaho, kwisukura, ukagira agasuku. Buri umukobwa twa makiyaje dutangira kuza, agapudere hafi aho, tuvuta twiza duhumura, ugatangira ukambara neza, utuntu twegere turi sexy. Akenshi ibi ni ibintu bikunda kuranga umuhungu cyangwa se umukobwa uri muri ibi bihe. Hakabaho kurarikira ibigezweho, ni ukuvuga ngo ibintu bishya byose ukumva ubirimo wabikurikira. Hakabamo kwiyemera no kwirarira, kumva ni wowe uriho, ntawagukoraho. Umubyeyi yavuga ukamutuka, umuntu yavuga reka reka, ukumva ko ari wowe mbega uri hejuru. Hakabamo kumva ntacyo utinya no kudatekereza ku ngaruka z'ibyo ukora. Ikindi, hakabamo kugira amatsiko yo gushaka gukora imibonano mpuzabitsina. Hari ibintu rero by'ingenzi ukwiriye kwirinda muri iki gihe, kuko iki gihe ntabwo kiba cyoroshye ku bantu benshi. Kwirinda ibishuko byakuganisha gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi, ugomba kwitegura guhangana n'igitutu cy'urungano kugira ngo utishora mu bikorwa byakugiraho ingaruka mbi. Nizere ko rero noneho mumenye ese gusama no gutwita ni iki, mukamenya ukwezi k'umugore, mukamenya imihango, mukamenya gusama, byose muri rusange. Ndagusaba niba ufite ikibazo ugishyire muri comment, kandi niba ufite topic wifuza yuko twaganiraho ubutaha, wandike muri comment, cyangwa se utwandikire kuri nomero ya WhatsApp ariyo 0726121909. Bibaye byiza watwandikira, hanyuma tukanagushyira muri groupe ya The Midwife Skills muri iki kiganiro, hamwe naganira na muganga registered midwife ku bibazo mugiye mufite muri rusange, akabasha kuba yagusubiza no kugusobanurira ndetse no kukwereka umurongo w'icyo ugomba gukora. Byanashoboka akakubwira uburyo ugomba kwivuza bitakugoye. Ni byiza rero kwita ku buzima bwawe ndetse n'ubw'umwana wawe. Niba uri umubyeyi cyangwa se uri umupapa, ni byiza kuganiriza umwana wawe ku bijyanye n'imyororokere
by'ubuzima, ukamuganiriza muri rusange, kuko twamaze kubona yuko iki kigero abana iyo batangiye kukigeramo biba bitoroshye. Nawe ndabizi neza wagiciyemo, urabizi neza ntabwo byari bikoroheye kugeza mu gihe ukuriye. Ni byiza rero kuganira n'ababyeyi, kuganira n'abana banyu, kugira ngo turebe yuko u Rwanda rwacu rwazaba rwiza, rugatera imbere, tukazagira ejo hazaza heza, dufite umuryango mwiza utekanye, ufite ubuzima bwiza. Niba uri umubyeyi, fata umwana wawe mwicane mu rugo, umuganize, aho kugira ngo azajye kumva amakuru atariyo hanze n'urungano rw'abandi bana bari mu kigero kimwe, abashaka kubakoresha imico mibi cyangwa se kubigisha ibindi bintu. Ubutaha rero tuzareba ikijyanye no kuboneza urubyaro, ndetse turebe nose agaciro kanjye ni akahe, turebe no kwiha agaciro muri rusange, tunarebe no kuganira mu bwisanzure hagati y'ababyeyi ndetse n'abana. Ese umubyeyi yaganiza gute umwana we? Ese umwana yaganiza gute umubyeyi amubaza ku bijyanye n'imyororokere? Noneho turebe n'uburere mbonera-bitsina. Hanyuma ni muri urwo rwego nyuma yaho tuzakurikizaho indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubundi turebe ese nazirinda gute, ese ni iki nakora. Twige byinshi cyane mu bishobora kudushora mu busambanyi. Ese nabyitwaramo gute? Ese njyewe nakora iki? Dufatanye rero twese hamwe kandi twiyambaze Imana idufashe muri ibi bihe turimo, kuko ntabwo byoroshye. Hari ibintu byinshi bigenda bituyobya mu bwenge bwacu, mu bwonko bwacu, amakuru twari dufite akagenda ahinduka mu buryo budasanzwe. Izi social media twirirwaho tukareba ibitari ngombwa, bitadufitiye umumaro, bishobora kutwangiriza ubuzima bwacu ndetse n'ibindi muri rusange. Ndizera rero ko bakomeza gukurikira Registered Midwife kuri channel ya YouTube ya Shanifab Official. Nizere ko babanje gukora subscribe, nizere yuko wateho comment, watubwiye ikibazo ufite, icyo yifuza ko twakuganirizaho, icyo yifuza ko twagusobanurira, icyo yifuza ko twakwigisha. Niba ukeneye ko dukomeza kubana, twandikire kuri WhatsApp 0726 12 909. Hanyuma tubwire tugushyire kuri WhatsApp group, tujye tuganira, urebe n'abandi bagenzi bawe ibibazo bagiye bafite, ibibazo bahura nabyo, ushobora kubyigiraho, nawe ushobora gusanga icyo kibazo ufite. Hari benshi bagiye bambaza atese ni gute nasama umukobwa, nasama igitsina gabo cyangwa igitsina gore. Ibyo byose ni kuri The Midwife Skills kuri YouTube channel ya Shanifab Official. N'ibindi byose mukeneye kumenya muzagenda mubimenya gake gake. Nizere yuko rero wakomeza kudukurikirana, kandi Imana muri kumwe, natwe turi kumwe. Imana ikurinde kandi guha umugisha cyane. Ndagukunda cyane. Ni Registered Midwife Fabrice Iradukunda. Ukeneye kwamamaza, iyo nimero iri hasi wayandikira kuri WhatsApp. Wanyeretse urukundo rurambuye, nukuri naranyuzwe pe. Uri umusore, uri inkumi, uri umubyeyi, uri umupapa, uri umumama, witegura kurushinga. Ese witegura kubyara cyangwa uritegura kuba wasama? Kurikira ikiganiro The Midwife Skills hamwe na Registered Midwife Fabrice Iradukunda. Stay in touch. The God of Women is Madame Child, producer of neonatal maternal death in Rwanda, family planning counselor, marital counselor, pre-marriage counselor, psychological related to the pregnancy counselor. Together again, from witness to reality. Welcome on Shanifab Official.
tuwucana